munsi muganga mfite ikibazo gikomeye yana usko bikase none ko mfite ikibazo cyo gukunda abakobwa ubu singiye kuba umuresibiye urimo satani ntabwo ari gusa harahuje bihinduka guca miseka kukaragera ku ndakoresha iyihe miti koko Yesu we ahubwo ndayibutse urakoze reka nkoreshe viyaga makuru ni byiza ngiye kwa muganga uyihetse ninde ni wa mwana wanjye kumbona ari mukuru kumbona ari mukuru uti kumbona ari mukuru umwana mukuru ararembye sumuzi murangize segonde nabuze umuntu wamfasha ugufasha iki ugufasha iki nabuze n'udufaranga kandi sindafata no mu kibina nase ubuzanyishyura mitso cyangwa nuko kwifashiriza ewe nuko nyifashiriza abakene se rero ntawe nagendanye mu ntoki shyira kuri telefone si kuri ya nimero yawe pamwe n'ibihumbi ijana reka ngushyiraho 150 yo urakoze rwose 078 19 ndahangana urwaza ubukire urakoze cyane turagabana ijana na 50 yumvise tugabanye amafaranga nyoko se yasohoye kabura kishe gace umera cyane cyane mu mazi hanze kabisa none werekeje jewe bo ndi kuja kure kabisa mbo ni wa manifesto kangeze igisenyi igisenyi kuja igisenyi dufite igitaramo uvuye hano Nyabugogo kuja igisenyi ni hane mbana nko mu kilometero kimwe igisenyi si kandi habaye gora kuri kivu urban resort aha cyangwa hafite igitaramo mu muhango wo kwizihiza anniversaire y'umwaka kamaze gashinzwe mama ni papa cyangwa wenyine se ni papa cyangwa na mitsutsu kabisa no jama hadaba hari n'abandi jama cyangwa kumata urakoze cyane data we niko jama sha urumva kwinjira n'ubuntu icyo kunywa icyo kurya ukigurira uri kumva kabisa nejo manuka umanura yituze bite byawe umva nacyo dufite birirwa babuza abantu kurira ibiti by'amashanyarazi utumva babyigisha uri hehe ushobora kugira ikibazo agarana igirana mubaze impamvu abyurira ntago uje impanuka ushobora kugira ngaha wari umwana wo kurira amashanyarazi ngaho utayazi leta yirirwa ibibuza abantu uri hehe God have mercy upon us. inkuru ngiye kubabwira irababasha nuyumva ushobora kugira emotion nawe ukawagira agahinda gakabije ndayizaho nyuma ariko kabanze mbabwire kuri snacks za panda izi snacks za panda ziraryoshye ikindi ni snacks ushobora guha umwana wawe akagira ubwenge ndetse agasinzira neza kandi zigakoreshwa kuri buri muntu wese si umwana gusa nawe mukuru umumama cyangwa umupapa nudu snacks wakakiza abashyitsi bagusuye banza wegera iduka rikwegereye
yaba supermarket cyangwa se iduka risanzwe rikwegereye, hose zirahari kandi hose mu Rwanda. Ya nkuru rero banza uhamagara nimero ziri aho ngaho kuri screen yawe, ubanza umenye uburyo wabonamo snacks za Panda. Niba uri n'umucuruzi umenye ukuntu wazirangura ku giciro gitoya. Inkuru yiraba baje sinayibabwira. Hageze kundi kwituma nakubwe. Mitusingizo we! Hayi. Amazu kuko nayakoze. Ikarito nsize hari. Ninde uyifunguye? Ikarito nsize hari n'uyifunguye. Ikarito nsize hari ninde uyifunguye? Nta makuru utamenye disi. Uriya mugore wawe nushaka umwirukane. Umwirukane. Mitsu, kucyunyiba. Bishasha muri uru rugo. Noneho yo numva bifite ubutama mu kanwa. Numva biraryoshye. None se Rero fata gusa. Izi bazita snacks za Panda. Snacks za Panda. siba Belgique. Izi wazisanga mu iduka ahari hose. Igiciro gitoya kinogeye buri wese. Yongeye guhanze kunazibona. Oye bugu ahantu hose wagera ukavuga ati nashaka snacks za Panda ushize amanga urye neza witonze nta bintu byinshi. Apana kongera kunyiba sibyo? Ikindi dore iyi ni ikarito. Yego. Okugira ngo ujye niba. Nako ndongera kukwiba. Sibyo? Umuntu wese arazijya sipaka nk'umwana. Urazijya sinishobuja. Ajya pani ingeso mbi. Iyo neza witonze. Umuntu wese yazijya wazisanga ahantu ari hose. Snacks za Panda zitamu bizuri. Linda ki. Ako mubi mana yaje. Kira. Yo. Kumbuga ndi kugenda mbatama amakuru. Agashindi. Meze fresh yango yamerekega none. Tugiye kurya. Wishani. Umamagaye ndi kumvaga karirimba ka wa muhanzi mucya. Uririmba turirimba twiza ariko bikangane bamenye ariko n'ubundi bizarangira bamumenye. Ngo kitwa uwaga kuririmbira atabu. Ago tambena kukwihakana sinakubagana yitwa Chibuye yego utakukumva kavugana n'umuntu Gahunda twadufitanye iyo. uti Gahunda twadufitanye iyo. iki Gahunda twadufitanye urayiyobe. Gahunda ni. Navuga yine she kabiso hamwe no kumumenya karidimo akarimbo kageze kasoze kumuhanze witwa Chipusha umungu w'amasoso umani dusase tureba inyuma umva indirimbo